ntatanye nimo navuga ariko ubu ngubu Diamond ikintu ashaka gukora bakita national threat. National threat bimenyesha iki mu kinyarwanda? Ni ikintu gishobora gukanga igihugu cyangwa gishobora kudutesha agaciro cyangwa gishobora gushira hasi ibintu byacu twubatse. Diamond nicyo ashaka gukora. Ndashaka kubabwira abanyarwanda kaza abantu bari hano muri bo nkurikira. Twamaze igihe kinini indirimbo za Uganda zaratuzinzeho akazu, tuzivamo abatanzania bahita baratwurira. Twatangiye abarundi batwurira, uretse ko abarundi ari bene wacu bo nta kibazo baturira ni nta kibazo. Ariko ubu ngubu aho tugeze abanyarwanda twari tugeze kuri nivo ni imyiryane yacu. Ni imyiryane yacu abanyarwanda twari tugeze kuri music ku gihe indirimbo z'abanyarwanda zivuga Kampala, iz'abagande zitarimo ziravuga. Indirimbo z'abanyarwanda ziravuga muri Tanzania, iz'abatanzania zirimo zitarimo ziravuga. Network again, iyi network nayo irashaka yiki. So rero nari mbona babwira nkuko nari mbona babwira ati imiziki y'abanyarwanda ubu ngubu muri East Africa ni irimo iravuga kurusha uko wavuga imiziki y'abagande cyangwa y'abatanzania cyangwa y'abanyakenya. So rero imiziki y'abanyarwanda ikintu ibirimo cyane cyane ni iki? Ibirimo ikintu 155 n'ijambo element. Nufata tombe, nufata fudetwa, nufata zamunda, nufata za indirimbo zose zirangije kugenda, zose zirangije kugenda, zose zirimo ijambo 155. Rero ikirere cy'ukukire kigenda tubakigiye kugenda. Rero Diamond arangije kumva ko umuntu uri muri 155 noneho ashaka korabo nawe. Yahise atinya, yahise avuga ati aba Caritas bagiye gukora iki? Aba Caritas noneho barashaka kudukubitira mu gafuka bayore batware, kozi n'ubundi nicyo cyari kigiye kuba. Abanyarwanda ndashaka kumbwira ko Bruce Melody hari ubucyo tudakunda abanyarwanda dufite, ariko Bruce Melody reka mbabwire afite ikintu cyitwa persistence. Kandi nkuko nababwiye persistence is better than resistance. Niyo mwa resisting ikintu wundi akagumizaho, wowe ukaguma wanga wundi akagumizaho, ugumizaho arakubita paka agahita cyaho. Bruce Melody arimo arashaka international. Wallahi Bruce Melody yari kuzagwa ku ngoma ko Kigali atarushi, yari kuzagwa ku ngoma. Bruce ni yari kunira Bruce Melody no erega Bruce Melody nawe yasigaye ari Bruce yaraje biranga ba Bunny Boys bagumaho. Bruce araririmba ba Knowless baraza ba supporting abaraperi. Bruce Melody haraho Bruce Melody arabafatira muri corona twese turwaye. Yaraje arababwira ati ba Caritas mwarananiwe. Bruce Melody byari byananiye kuba Bruce, yari yananiwe kuba Bruce umuhanzi urenze kugeza ubwo twese turwaye, twese turi mu nkorora, buri umwe agwa, buri umwe akiri, buri umwe aruka. Bruce Melody itaza muri Bruce Melody n'ubundi international yari kuyifata. Nico cyongereza cyari kuza atazi. Ndabareba nkabibwira. Rero Diamond yarabibonye ahita aravuga ati abaniga bazanye ibihumbi 50. Okay, nibabizane. Barabizana ashira ku mufuka. Muzi ibintu byabaye. Vuga ati ntabwo tubizi Dumba, muzi ibintu igitambo Bruce Melody kumenya ko Diamond yahemutse cyane, kumenya ko Diamond yahemutse cyane, kumenya ko Diamond yahemutse cyane. Muzi ibintu byabaye. Vuga ngo ntabwo muzi byabaye Dumba ngiye nkomeze. Vuga ati ntabwo tubizi ngiye nkomeze. Ubu ngubu ni ngiye uri murabaha ubwino. Vuga ngo ntabwo tuzi. Bruce Melody arangije gukorana kujya muri studio na Diamond. Murabizi neza ko Bruce Melody yari inshuti mpfamfe n'uwitwa Harmonize. Mwari mubizi. Vuga ngo twari tubizi ko murabizi ko Harmonize na Bruce Melody ni abantu beza bafite collabo 3. Collabo ya mbere Harmonize agitwika cyane. Bruce Melody yamuhereye Harmonize yayihaye Bruce Melody nta mafaranga yari arimo. Collabo ya kabiri Harmonize ayimuha nta mafaranga ashizemo n'amafaranga Bruce Melody yigeze yishura Harmonize.
korabo ya gatatu ariyo yitwa Zanzibar. Zanzibar murayizi cyane ntago muzi Zanzibar, indirimbo Zanzibar, ayo mafaranga y'indirimbo Zanzibar Bruce Melody bafashe Bruce Melody na Element bamutwara muri Zanzibar. Amafaranga president wa Tanzania kubera ava muri Zanzibar yarashizemo ibiceri, Bruce Melody bamukubita n'ibiceri na Element bahita bamukubita ibiceri. Ni ukuvuga ko Harmonize niwe muntu wenyine, Harmonize niwe muntu Bruce Melody ofete, Bruce Melody niwe yakuye amafaranga muri Harmonize kugira ngo Harmonize yamukuremo, kandi mubizi neza ko Harmonize ari umwanzi wa Diamond. Murabizi ko Harmonize na Diamond barangana ni kabwe n'ingwe, murabizi cyane nta tubi nabyo mubivuga. Harmonize na Diamond murabizi ko ari abanzi n'abanzi, ariko Harmonize yari yarahaye Bruce Melody indirimbo 3 zimwe amuha n'amafaranga. Bruce Melody ahita afata inzira itagenda kwa Diamond ngo bagiye gukorana collab. Igikurikiraho ni iki? Harmonize uragira ngo ahise atekereza cyane muri comment Harmonize icyo ahise uko yayisamera. Mbwira Harmonize na Bruce Melody ubu bameranye gute? We muri comment andika. Ubu nawe nshaka kubabwiza ukuri, we nkunda kubwira mu mutwe wawe ibintu birimo birakirikinga mu wowe ugahita ubimbwira. Wowe uribaza ko ubu abantu bazi Konde na Wasafi ubu Harmonize ameze gute? Umwe yanditse betrayal. Bruce ntabwo nza kubisomera bimwe byo mu mutwe. Abantu bazi Konde na Wasafi hahiye. Ni ukuvuga ko Harmonize ubu ngubu ntabwo ashobora no kuvugisha Bruce Melody n'ijambo na rimwe. Ndabibabwiye. Noneho njye w'amakuru ndayafite ariko sinshobora kuyavuga kubera njye amakuru nyavugira igihe kinyayo. Ubu ngubu nzaza mbabwire amagambo Harmonize avuga kuri Bruce Melody muri uno mwanya ko zigewe ndayafite, njye mbayazi. Noneho nkubwire n'amagambo Diamond arimo aravuga kuri Bruce Melody muri uno mwanya. Izo ni disappointment. Munyuma yo kuba munyuma yuko narangije kubabwira ati niba twarangije kumenya, narangije kubabwira niba twamenye ko Bruce Melody afitanye indirimbo na Diamond, buri munyarwanda wese w'umufana ibitangaza twese turashaka kubona Diamond ari kumwe na Bruce Melody. Ntabwo dushaka kubona Diamond ari kumwe na The Ben. Banyarwanda aho mbaye na The Ben ntabwo ni ahangaha sinshaka kubabwira ngo The Ben ngo ndamwanze ngo cyangwa nibona rwanya na The Ben. We want to make sense, reka dukore ubwana common sense, ibintu byumvikana common sense. The Ben ni simwanga, niyo naba ntamwanga, ariko ibi making a sense for the better of our country. Ibi making a sense. Urashaka kureba The Ben ari kumwe na Diamond cyangwa urashaka kureba Diamond ari kumwe na Bruce Melody? Mumbwire nama. Mumbwire. Urashaka tubizi neza ko ari indirimbo iza gusohoka. Urashaka kureba The Ben na Diamond cyangwa Bruce Melody na Diamond? Of course urashaka kureba Bruce Melody. Of course. Ndaje mbazenguruka uwo munyabwenge nuje kure. Ndaze nkumvisha ukuntu Diamond byose yabineyemo, noneho na The Ben yibaza ko byamutwikiye nabyo mu nyuma bizamugaruka. Aho dumba manarebye kure. Ibyo mwibaza ko The Ben nabyo mu nyuma bizamugaruka. Bizamugaruka kubera ubu ngubu ndashaka kubabwira the only way twari dufite ubu ngubu ndashaka kukubwira ubu ngubu nuko wallahi Diamond ntabwo ashobora guha The Ben collab kubera The Ben ntabwo ashoboye amafaranga ya Diamond kugira ngo bakorane collab. Impamvu Diamond yari ari kumwe na The Ben nuko yarabizi ko The Ben arangije gutwika Kampala
Diamond iuka muri Kampala ntabwo afite abafana benshi, araza ku attractinga attention mu gihe bamubonanye na The Ben, nta kindi. Ni wo mubare Diamond. I guarantee you peace of mind. The Ben hamagara Diamond umusabe collab mubwira ati I want another song urebe. Ubu ngubu Diamond the only thing ashobora gukora araza gufata amafaranga. Diamond yashoboraga gukora, yakoze indirimbo kubera bamwishuye. The Ben wowe ntago ushobora kwishura Diamond nta collab mwakorana, ariko deja collab ya Bruce Melody yayitesheje agaciro. Nukuvuga ko ikintu cyari kuba Bruce Melody iyaza gukora indirimbo na Diamond, iyo ndirimbo ikaba mega hit ikagera kure. Iyo ndirimbo ntabwo yari gufasha industry yacu, ntabwo yari gufasha Bruce Melody wenyine, yari gufasha na industry yacu, kandi industry yacu irimo The Ben. Umuhanga yakumvishe, reka ngasubiremo, umuhanga araza kukumva. Indirimbo ya Bruce Melody ibaye mega hit ikagera kure. Iyo ndirimbo yafasha uruganda rwose nyarwanda, kandi The Ben mu ruganda nyarwanda rurimo. Ndabeje ubu ndimo ndavugana n'umuhanga gusa, ikigo gigenda. Ikigo gigenda. Nukuvuga ko we The Ben ashobora kwibaza ko byamufashije ko agatwi ko karaka iminsi 2 kararangiye, ariko uruganda rwose rwarasenyu, yararusenyu, yarukuye. Hari ikintu yakuyeho amafaranga ko Kigeli yari yishuye 50,000 byari gufasha uruganda rwose. Sizwi amafaranga ko Kigeli yari yishuye ku ndirimbo ya Bruce Melody yari gufasha uruganda rwose. The Ben we yari emoshozi iminsi yo ziba zirarangiye. Aho namurenganyije ko The Ben nawe ni umusitari, amatara aba yakeneye nk'umusitari. The Ben amatara, yeah, you are vibing. I like it for sure. Like ntabwo nahakana nta n'umutima mubi nabigirira, ariko nkagiye ukunda igihugu cyacu ndeba ibinini. Nkanjye ukunda igihugu cyanjye ndeba ibinini. The Ben ndagukunda cyane, warongoye mushiki wanjye, naramukurekeye, ariko The Ben iyo bigeze kuri national matters ntabwo mandi kumwe nawe. When it becomes bigger, bikazamo idarapo ry'u Rwanda, The Ben mbaza nkagushira ku ruhande tukareba ikintu cyari gufasha igihugu. Abantu turimo turagendana mwereka ati Dumba turi kumwe. Abantu murimo murankurikira gahoro mu nyandiko ati Dumba turi kumwe aho ngaho. Uwuhe mushiki wawe? Pamela. The Ben namuhaye Pamela. The Ben nagwaye mushiki wanje, you have her. She's all yours. Ariko when it comes to national matters, my friend, urabizi ndi inkotanyi. Ndeba igitwara igihugu gukinya inkoro, nkahita mvuga ngo urabona nk'ubwo nabonye banuza bwa punditi buri muri ubugoryi. My friend, when something's big, when it's a national matter, Dumba ntabwo mbikiniramo. Ntabwo umuntu usha gukunda The Ben. Ubu ngubu Diamond kinakoze kwa no gufata umuziki nyarwanda wose kugira ngo ashaka awukubita inkoko. Iyo bayita inkokora Diamond nicyo yakoze, yabakubise inkokora mu cyayenge mutabibona. Umukaritasi ko Kigeli aragenda afata amafaranga abakorera anniversaire, abaswera abanyina bayikora kineneko. Diamond ntago bamuzanye
andeni barasama ndabivuga hano ko Kigali aguma yasamye kubera ari kumwe na Melody wowe uri umuririmbi Melody you don't have capacity y'abantu bari street smart bagiye no kwishuri nkatwe nituvuga ibintu ceceka nari nabibonye ko barimo barabakina twe nari nabibonye ko barimo barabakina kubera iki batamuzana Diamond muri anniversary kubera iki batamuzana nawe akagaragara kubera iki wishura facture Diamond adahari kubera iki wishura facture izo facture zose niziki andeni nyuma y'icyumweru ukamubona ari kumwe na Debeni yamugize iki kandi mufitanye indirimbo ko nukuzimya indirimbo izaza ubushaka kuyizimya Diamond niko kantu kore kandi amafaranga yawe warenze kuyashira ku mufuka banyarwanda ibyo bintu nimubyemere nihagira ikindi gicucu kiza kuvuga otherwise my friend njewe nababwiye ndaza kurangiza ubu ngubu ko Kigali ndimo ndaguha ubwenge tumba niko nkora Jimite nkugira na advice nge ntabwo nzano mvuge hari ubwo ugenda ukavuga ukajya ngo so what iyo so what nge mba nagupinga avuga ati no there is no so what I'm gonna give you the so what ntuko duma dukora ndaza kuba hano ubwenge ndaza kubacira mu mabwire so this is what you need to do nindangiza ndababwiye this is what you need to cyane tujumping ku kintu ko Kigali agomba gukora ubu ngubu kugira ngo akomeze hati koze ibingi nibyo biza kuba abanyarwanda hari nigeze numva Mideli we yavuze ati Bruce Melody ngo Bruce Melody ntabwo tuzakuburyo kuba kubera indirimbo za kuzimira bayizimishe hajya bavuze ngo idapfuye nta utayiryaho yarapfuye reka natwe tuyirye ibi nari kuba ntabivuga nari kuba nanjye n'ikishishe ko baranje kutwereka ko ntabwo babyubashe ntabwo babyubashe irazima kangahe kandi buri ashobora kuba yaramuhaye Bubblegum music urabizi iyo ndirimbo katwizere ko iyo ndirimbo itari Bubblegum atari shikarete Mideli niwe yavuze ngo Bruce Melody akoze indirimbo na Shaggy akora indirimbo na Joe Boy akora indirimbo na Bien akora indirimbo na Inos B akora zose tuzifata nkaho nabidanje noneho niba twarafashe indirimbo munyumve hano ngiye gushiramo akantu ka danje ngiye gushiramo akantu ka danje gakeneye umunyabwenge nzajya mbateguza iyo ngiye kuvuga ibintu bikeneye ubwime ubishaka kasuku muri aka kanya ndimo ndavuga ibintu biri kunuza na ibintu ndabizi bajya kubipostinga nawe ngiye kuvuga ijambo ribi ariko nabagiye guma muri block ndimo ndavuga national matters ahangaha kasuku turamushiraho mu nyuma sinshaka umuntu kandi duma ngo shiraho kunaka shiraho runaka reka mbirangize nimbirangiza nkababwiye ati ndarangije mumbwira abo nzana nindangiza ibyo mvuga sibyo akantu nari ngiye gushiramo nababwiye ko ari akantu k'ubwenge abanyarwanda ntuko bameze wabahaye Joe Boy barakureba ubaha Shaggy ubaha Inos B ubaha Eddie Kenzo ubaha Bien ubaha Black Diamond sindibe cyane izitandatu hit ziri international ubu ibi ngiye kuvuga nibyo nshaka kuvuga ibi ngiye kuvuga bigiye gusubiraho niho nza guturuka ntanga advice nyiha ko Kigali cya 155 muri abo bantu bahita bareba hasi birashoboka cyane ko ni Diamond bayireba bagita birebera hasi nuko ngewe duma mvuga niba ufite izo ndirimbo zitandatu zose collabo zitandatu bose anyakirebera ari ni Diamond rayizana wallahi barebe ku ruhande ariko reka mugira inama uba mwita Dudumba mutatu wa Africa number 1 in the game ngiye kukugira inama iyi nama uyikoze
wallahi nukuboko nagutemaho ko Kigali nzashiraho ijosi ryanjye iyo ndirimbo idatwitse. Nzaza imbere mu banyarwanda munjyane kuri stade Amahoro mabwira ati umutwe mu wuke. Izi nama zanjye utazikoze ko Kigali nkuko natangiye nimo ndakubwira, fata indirimbo ya Diamond umunsi uyannouncinga 27 of June, indirimbo irabirimo rasohoka Diamond featuring Bruce Melody nigerayo, kubera Diamond nawe yakweretse ko ibintu byawe atabihaye agaciro, indirimbo ye nawe wange uvuga ati indirimbo ntabwo nyisohoye kubera indirimbo batweretse ko bataduhaye value n'amafaranga twari twishuye, nuyisohore. Aka niko gatwiko munyuve neza abanyarwanda, kubera tubizi neza n'abatabizi barabizi. Turabizi ko Bruce Melody afite indirimbo bazakorana na Davido. Ibyo birazwi neza, ngewe byangezeho kandi nta makuru yo hafi ngewe Dumba mfite. Mushatse niba mutabyiziraga mu bimenye, Davido na Bruce Melody bafite indirimbo ishobora gusohoka umwaka urangira cyangwa utangira. Nukuvuga ko Kigali uzafata ibihumbi bindi 50 kuri 50 hombye kwa Diamond, uhite ucisha mu ba influencer b'abagandi b'abanyakenya bavuga ukuntu Bruce Melody yanze gusohora indirimbo kubera yasuzuguwe na Diamond. Nukuri kw'Imana Bruce Melody baramuzi, ariko n'abatamuzi neza muri Kenya icyo gihe bazamumenya. Uyu nguyu urimo ragira Dallas King wanze ko ngufasha, reka noneho no kugira ngo nawe ko ngufasha uhitugendera kimwe nangire kugufasha kimwe, sibyo? Urumva Bruce Melody ukuntu azwi muri Bruce Melody ashobora kuba muri Kenya bamuzi ho gakeya, ariko bashobora kuba bamuzi baranamuzi bihagije. Ariko icyo gihe abanyakenya barangije kumva ko ngo Bruce Melody yazize indirimbo ya Diamond yayishize hanze yanjye no kumwishyura ko zina facture zirahari, abanyakenya bazahita babyubaha. Abagande barimo barakomplaininga, barimo baravuga ko Diamond yabasuzuguye, nabo tuzabishura amafaranga tubabwira ati urugambo rugomba kuba ko Bruce Melody yasuzuguye Diamond n'ikirimbo cyaje. Bahita bavuga ati indirimbo izasohoka, ariko bavuga ko indirimbo izasohoka izaba ari indirimbo ya Bruce Melody na Davido. U Rwanda tuzabisakuza, Kenya babisakuze, Tanzania bazabisakuza, barimo barabirwanya. Wallahi Bruce Melody abanyarwanda ntabwo tuzongera kureba indirimbo zawe ku ruhande. Ako niko gatwiko nguhaye gakeneye umunyabwenge nka Dumba. Nusori ya Diamond Constitution kuyireba gute bajya tukareba gutyo, nuyisori kubera deja we have showed you ko we can. Wazanye Black Diamond, wazanye Inos B, wazanye Gununuza, wazanye ibyo byose gwara bitweretse ko shira hagatwiko kari big gutyo kari international. Ngiye uze hano abanyarwanda muzaje, abanyarwanda narababwiye abanyarwanda Dumba ndumwana w'umunyabwenge mwishuri no hanze. Abanzi baranzi nabo twarabanye, nta n'umuntu twabanya bishyigikanye, barakubwira two Dumba number 1 in the game. Wallahi ibi bintu bikeneye umutima ukomeye, ariko wegera gerageza ubikora urebe. Otherwise urayisori ya Diamond twarangije kubona na Debeni tubirebe tugire gutya ati twabira tugire gutya muwa haze gituba. Urabona umukaritasi yahaze gituba bakireba gutya nkwe dukwaje ku macyegereza ngo tugo sweet way tukajya muri telefone niko tuzayireba. I'm telling you. Ikibazo ni mwumva. You don't listen. Ndeni nkasuza kunguko. Nkasuza mbabwira ko Diamond gahunda yari ukwica umuziki nyarwanda. This is a national matter. This is a national matter. Ibi ntabwo bikiri kuri Debeni na Bruce Melody ngo kinje ukuna na Bruce Melody. Ibi ngibi is a national matter.
ngo ikibazo bivuze mujye mbivuga gutya ngo ikibazo ubwo urabivuze ngo ndabivuga niyo nabivuga njye ni umubare n'ugukopira nta bindi ibi niyo wabikora nabivuze ntacyo biza kubuza harasha ariko nkabo bakunda buriya mu bintu bizimije Bruce Melody n'ibintu bimusubije inyuma bakundi hangana njye nk'ibi bintu mbamaze nka 2 weeks ndimo ndabitekereza aravuga ati abahungu banje bagerageze bakeneye iki Rwanda Music ibangamiye Simba Rwanda Music ibangamiye Diamond ndavuga abantu bakavuga ngo doma ngo wowe ngo umufana wa The Ben nje ntabwo nubona babwiye The Ben ubu Bruce Melody nta kintu mfite umva Bruce Melody nta kintu mfite mani musaba bya danje nta bintu bya danje Bruce Melody yatanga iki yabimye ba Kenisha yabimye banuza ba Element yarabimye ngiye Bruce Melody nibyo agiye kuma The Ben se waraza kumpa iki abakarita sinakira my friend amafaranga bashobora kumpa iyo ngiye nkitemera ibiti minsi yanjye ibiri mbanyafite nanze kuva ku giti nzagitema paka abakaritasi nta numwe nshobora gufata mu nyongo ngiye ngo ndimo ndirukanka ndimo ndacari bikareka ikintu uko kimeze niko nkivuga iyi saha Bruce Melody nkeneye kumuvugira niyo mpamvu ndimo ndamuvugira Diamond nukuri kw'Imana igikorwa arimo arakora kirimo kirica music nyarwanda yose ndagusubiriramo ngo Bruce biki network azongeye ziragenda network nizigaruka mu kuki mugira amagambo network zirahari nkomeze mfite byinshi byo kubabonja my G's Diamond ikintu arimo arakora arimo arica muzika nyarwanda abandi bantu bafite umutima wo gufata ibihumbi 50 bishura umuntu tuzabakura he nta hantu tuzabakura man we don't have nobody ariko na buri ikintu yakoze nugucya ko Kigali intege nukumuca intege buriya ko Kigali yumvaga ko ari jackpot ryarangiye yumvaga ko kwishura Diamond byarangiye ni jackpot byarangiye kubise jackpot ubu ngubu icyo yashakaga agiye kukigiraho muskwera mana mukora biriya bintu mu Tanzania mukora biriya bintu iyo collabo ya Diamond na Bruce Melody yari collabo yari gufasha ndabisubiramo ubu ni nk'ubwinshuri 10 ni collabo yari gufasha umuzika nyarwanda twese yari kudufasha Diamond barayisuzuga yicishijemo ijisho bamwishuye amafaranga The Ben ashobora kuba yarariye show tumura na Diamond yanze kugaragara kuri kamera na Bruce Melody koze nibyo definitely tucyumvikaneho Diamond yanze kugaragara ari kumwe na Bruce Melody ahantu henshi byaragaragaye Diamond noneho yishe n'umubano wa Bruce Melody na Harmonize yararangije kuwica buriya byarangiye Bruce Melody na Harmonize ni zero kereka Bruce Melody nagenda apfukamye gutya kwa Harmonize nta gusubira kwa Konde yarangije noneho no kugusuzugura Diamond yarangije kugusuzugura ngo uzasubire kwa Konde ngo wishinyikisha amenyo byarangiye kandi cyakonde kigira umutima mwiza cyakonde kiragufasha kiraguhamagara iyo ari gutwe cyangwa ati njyo hapa na mwenzangu rero kutoka Diamond njyo ati nikupe akaguha Konde n'umwana mwiza cyane ariko buri urangije gukata kwa Diamond yarangiza akahita nagusuzugurirayo wari warangije kumucya umbaka bayitinze Bruce Melody wallahi kwa Konde urarangiye
aho abubonera The Ben ko ari umunyabwenge. The Ben nigeze yifuza no gukorana na no kwegera Konde reka ntabyo abishakaho. Anzamesa kamwe nzigumira kwa Diamond. Now kandi ndashaka no kubabwira ikindi kintu. Diamond akeneye The Ben kurusha uko The Ben akeneye Diamond. Mumbaza impamvu. Mbaza ati kubera iki? Diamond akeneye The Ben kurusha no Diamond akeneye The Ben, akeneye na Bruce Melody kurusha uko The Ben. Ariko reka manze cyo The Ben. Diamond akeneye The Ben kurusha uko The Ben amukeneye. Mbaza ati kubera iki? Nkomeze. Mbaza ati kubera iki? Mbaza muri comment. Ngiye mashaka kujye aba kubera iki? Mbaza kubera iki? Ndimo ndabona kubera iki? Ndashaka umbwira indirimbo ukuyemo boda boda. Indirimbo za Diamond yaririmbye mu myaka 10 ushobora kumva nyuma y'imyaka 2. Ukuyemo boda boda. Indirimbo Diamond yigeze kuririmba ukuyemo boda boda ushobora kugaruka ukongera ukumva nyuma y'imyaka 2 ukongera ukayira atari bobogama atari kiririmbo twumva amezi 6 ngo koma sava twahita tukirangiza. Ukuyemo boda boda. Kurayo wayikuremo. Ndashaka umbwira indirimbo mu myaka 10 ishize ya Diamond ushobora kuzajya kumvira imyaka 3 ukuyemo boda boda.